Nibiniza ebiro bikuru birungi. Atiki? Bijwira amashemerero. Bajebe. Urwo rurimi waruvuze n'urwahe? Kinyankore. Ikinyankore? Yeah. Urwo rurimi? Yeah. Urabizi? Siri. Nanjye mwemeze se? Ira munkono dikembe mutombo wa Jibari. Sadi benge mwana mukwe. Ya, ikintu nababwira. Ubu ni witinye. Ego. Niba ufite impano yigaragaze. Nanjye kera bajyaga bambwira ati ntabyo uzashobora. Kabisa. Ndibuka mami inuza anti yaramboje se nukuruza umva uzabiki. Ndamubwira ati nshaka kuba umuhanzi. Ambwira ati ninde wifuza kuba nkawe. Icyo gihe nakundaga Knowless cyane. Yes, twongeye kubahereza ikaze mwese mukomeje gukurikira Peace Media Empire. Reka twizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza cyane. Reka mvuge ngo abababaye abashavuye wigira ikibazo kubera Imana izajya mu bintu byawe, ijye mu bintu byawe tubona will be better. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri hasi ariko ejo ukajya hejuru. Ikiri nibagirwe ko igare ry'umujege ryahinduka indege. Uyu munsi wa none rero muri kumwe na Rick Rukunge ruzira bwo nabwo bagitinyiro cy'abakanga. Yanare yagarutse mu mujyi. Yanare yagarutse gusukura itangazamakuru. Reka mabwire ngo uyu munsi hari umukobwa mfite hano yaje gukorera muri Peace Media Empire. Ngo mwabonye benshi, ngo mwabonye ngo bande, ariko uyu we ararenze. Sindamuvuga araza kubibwira mbere na mbere. Shimira namwe mwese mwatwakiriye neza cyane. Yego. Kandi uzagaruke. Zagaruka nshishikariza n'abandi mwese mugomba kuza muri Peace Media hani mu gikari cya Airtel. Ni heza cyane. Wow. Yes, reka tubabwira ati Peace Media turi kubifuriza umwaka mushya muhire, umwaka mushya wihirwe kwimwebwe. Peace Media by'umwihariko turabakunda kandi reka tubabwire ngo Imana izajye mu bintu byanyu, umwaka muzabutangire neza muri mu mavuta mumeze neza cyane, mumeze fresh. Ndetse kiri muzagane Peace Media Empire. Abahanzi niba uzi ko ufite impano, Imana iyo ariyo yose upfa kuba wiyaminira impano yawe, Imana irakiza. Mugane Peace Media Empire tubafashe. Abahanzi ushaka video nziza, abasizi bose ibyiciro byose dufite producer, Jibhosi, Imeruka, umwicanyi wa beat agukorera ibintu kava mu byawe. Reka nkubwire ngo nyamuneka niba uzi yuko ufite igihangano utaraza muri Peace Media Record naho uragera. Gana Jibruce agufashe. Jibruce mubi cyane. Jibruce yakugeza kure, akora ibintu byiza cyane kandi bifite isuku. Reka mabwire ngo rero uyu mwaka dutangiye uzababere uw'amata n'ubuki. Abanyemano mwese n'abandi bantu abatura Rwanda ndetse n'abantu bose muri rusange batuye iyi si, reka tubabwire ati Peace Media Empire tubifurije amahoro. Turabakunda cyane. Imano ni kazime. Uyu munsi wa none rero murabona ko hari umukobwa mwiza yitwa Judy. Rero umwana uzi kuririmba na byinshi aratubwira gusa ariko mu kanya gato tugiye kuguhereza kanya uturirimbiro kw'indirimbo wari uri gukora muri studio producer yagukoreye. Hari ikibazo? Nta kibazo. Ngaho munyemerere rero bakunzi ba Peace Media Empire mubanze mwumve uyu munyemano. Ese murumva abishoboye? Mbere na mbere ni wibagirwe subscribe, share, comment k'uyu mukobwa wacu. Niba wumva ashoboye nyamuneka teraho subscribe, like and comment. Niba nta mutima mubi twikomereze. Judy, ohawe ikaze rero. Merci. Niwutse nanjye nibutse umugaragu Nehemiya yarahagurutse abwira ubwoko bwe nimurebe Yerusalemu ko yabaye amatongo barahaguruka biyungamo imbaraga
butaka ahari amatongo hahinduka amazi meza. Wow, ese Judy indirimbo tubwizanye ukuri. Yerusalemu hari amatongo hari iki ngo hahindutse amazu meza. Yego iyo ndirimbo ujya kuyandika ni imbega igitekerezo wagikuye kugira ngo yandike? Ubundi igitekerezo cyavuye kuri mami. Yego. Niwe wamfashije kuyihimba, ariko nyine twari turi gusoma Bible ndamubwira ati mami wamfashije gushaka indirimbo. Yego. Ze imurange. Ngaho rero mbwira nkaho ufite iyi mpano ukaba uri hano muri Peace Media Empire, ese urumva ari iki wabwira no abandi banyempano bari kukureba aka kanya? Ikintu nababwira ubu ni witinye. Yego. Niba ufite impano yigaragaze. Nanjye kera bajyaga bambwira ati ntabyo uzashobora kabisa. Ndibuka mami inuza anti yarambajije se nukuruza wumva uzabiki. Ndamubwira ati nshaka kuba umuhanzi. Ambwira ati ninde wifuza kuba nkawe. Icyo gihe nakundaga Knowless cyane. Knowless? Yego. Nundi nanashekera uri aho hanze. Ndamubwira ati rero nshaka kuba nka Knowless kabisa. Arambwira ati courage ariko sinzi niba bizavamo. Courage ariko sinzi niba bizavamo. Ariko mami we ikintu akunda kunera courage, kandi icyo nabwira ababyeyi no kujya batera abana babo courage. Yego. Bituma umwana yumva afite motivation, afite abamuri inyuma. Yego. Kandi bigatuma nimba mami atatumye njya gukora iyo ndirimbo, anytime nzayikora kandi azayibona yasohotse. Ariko mu gihe yamfashije azambwira nuko ngomba kwirinda mu gihe nashamari ibyo hanze. Yego. Ibyo hanze bihe rero urugero ugomba gushaba ni nk'ibihe ushamadukira byo hanze. Byo hanze hari ukuntu ugera nko hanze ukumva nyine umwe yakubwira ati umuntu akakubwira ati umaze kuba umusitari. Yego. Umaze kuba umusitari ukeneye izindi nshuti. Inshuti zimeze gute rero? Inshuti mu gihe wenda sinavuga gute. Nko mu gihe uri nko mu bandi bantu. Yego. Bishoboka ko inshuti wari ufite zishobora guhinduka cyangwa ugatangira kuzihenuraho ukavuga ati bariya bari cipo ntabwo twagendana. Rero ufite umubyeyi kandi akuba hafi arakubwira ati uracyari hasi n'ubundi, you are my baby. Na wishamadukira ibyo hanze uvuge ngo nabaye umuhanzi ubu ntabwo nyiri jidi nabaye undi. Icyo nabwira abana nkashishikariza n'ababyeyi gushishikariza abana kubashyigikira mu bintu byabo bakunze. Yes, reka tubabwira ati mwese ufite impano nyamuneka gana Peace Media Empire tugufashe audio nziza, video nziza, ibintu ku gihe, ibintu birari kandi ibintu n'amahoro. Judy, ibintu byaho nabikunze cyane. Peace Media respect ku mutima ku de chapeau. Reka kubwira ngo uzagaruke.